tubayeho dute nta kintu kinejeje rwose twarumiwe mbese nukubura kubaho naho ubundi tuba twaraniyahuye oya ntukabeshye nawe tubayeho mu mutekano maze rero nubahaye inka sigaye rwose ayitunga nta umwiruka inyuma ngo azatanga ibarati n'ibiki byose mwana we genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute tubayeho dute ni ikiganiro cya Life Radio 96 FM. Turabasubije inshuti mwahisemo gukurikirana Life Radio. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tubayeho dute. Muri kumwe nanjye Joseline Uwimbabazi. Uyu munsi tugiye kureba ku bucuruzi n'ubukristo niba bijyana. Muri iki gihe usanga ubucuruzi bwariyongereye ndetse bukorwa n'abantu benshi batandukanye. Rero Life Radio yanyarukiye hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali, tugiye kuganira na bamwe mu bacuruzi b'abakristo batubwire uko bakora uyu murimo w'ubucuruzi n'uburyo ujyana n'ubukristo mu buzima bwabo bwa buri munsi. tubayeho dute genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute ubucuruzi n'ubukristo birajyana. Nitwa Bwirumva Alexandre. Ubukristo n'ubucuruzi birahura kuko impamvu bijyana nuko ubaye umukristo udafite n'icyo ukora burya bishobora kuba byanagucumuza. Ushobora kwifuza ikintu ntukibone kandi kwifuza nabyo ni icyaha. Sibyo, ariko iyo uri umucuruzi ushobora gukenera ikintu ukakibona, kandi niyo ucuruza gerageza gutanga n'icyacumi kugira ngo n'imigisha ikomeze yiyongere. ntabwo bijyana kubera ko umuntu ari umukristo yitwaramo bituma atabeshya, bituma atabangamira mugenzi we, kandi burya mu bucuruzi habamo kubeshya kwinshi, habamo kutagira ukuri. Abanyumva ko ariyo mpamvu ubucuruzi butajyana. Ngiye ndambara bitajyana kuko kujya gusenga wanabiteguye bibone rero ubucuruzi kazamo tangira ibibazo ugatangira ubuse ndajyayo umukirambye ngo araje bikabira pfuza. Nitwa Nizeyimana de birajyana kuko ushobora gucuruza umuntu yaza ukamuha ibintu ukamenya no kumwitwaraho kanabana wanamubwiriza ijambo ry'Imana. Ubura bigerageza igihe ikintu cy'Kristo nyine ntabwo wacuruza inzoga, ibiribwa, ibintu bijyanye no kwizera kwawe. Ariko nyine amahanga wacuruza ubwiriza n'ubutumwa. Jewe muri jye uko mbona ikibazo cyo gucuruza no kuba umukristo birahabanye, kuko kugira ngo umucuruzi azavugisha ukuri kuba guke kujyanye n'imyizerere ye. Uti bijyanye n'imyizerere ye gute? Umucuruzi kugira ngo azakubwire uko yaranguye ni ikibazo. tubayeho dute genda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho tubayeho dute Uraza uko yaranguye siko akubwira ko ariko ari gucuruza, kubera inyungu ziba ziyongereyeho. Niba ari igicuruzwa yaranguye nk'amafaranga 5,000, ashobora kukubwira ko yakiranguye 5,500 kugira ngo akigurishe 6,000. Ubwo urumva uwo mukristo avugishije ukuri. Niyo mpamvu umucuruzi kugira ngo azavugishe ukuri biragoranye. Urugamba cyose muri iki gihe koresha ukuri bikomeye cyane, bigoye abishobora ari bakeya. Turimo biragoye cyane, birahenda. Umukiriya ntambwira ikintu cyahenze, amafaranga yongereho usanga bigoye pe, abishobora ni bakeya cyane. Niba kurangura ikintu uyu munsi ugasanga agiye n'umunsi umwe, agiye mu gitondo ikintu ushobora kukigura neza n'ubu ugasanga cyuriye, kuko ari ibintu nyine bigoye, biragoye cyane. Ubucuruzi muri iki gihe rero ntabwo kiramuka, ikintu kigoye cyane. Ikintu kirahindagurika buri munsi, kirahindagurika buri munsi, umuceri, ikintu cyose, amavuta, ikintu cyose kiri ku isoko. Uyu munsi usanga ibiciro bigenda bihindagurika, umuntu w'umukristo biramugora cyane. ngaho mbwira wowe nta kuri koko. Ariko nkubwije ukuri nturumva. Iyo nguze karoti za 2 naziguze mbona uwo nziguriye amezi
nanjye rero uza kungurira ndakubwira ko 2,100 utangire wumve yuko nifuza, utangire wumve yuko nshaka kunguka menshi, ariko ninkubwira ngo naziguze 2,000 nta kintu utayibwiraho. Urumva urangurira ariko uragenda uvuga ngo ndahenda njye sindasubirayo, ariko nuza nakubeshya uragura wishimye ejo uzanagaruke, ariko nkubwije ukuri nturumva. None se iyo ubeshye wenda ni gute ushobora kubeshya we ntuhombe? Kandi n'ubundi iyo umubwiza ukuri ari kumuha karote 2 kandi n'ubundi urabeshya, ngo nubeshya uramuhanyisha ibyo byose urahomba. Umva nyine nicyo kibazo. Bareka nkubwiye nureba nka gutya singuze ibishyimbo si ibiro 10, ibishyimbo ibiro 10 ndiguza amafaranga 5,000 kandi ngiye kugura amakara. Urumva nindangiza ndagura n'utuntu two gupfunyikamo bya bishyimbo. None umukiriya naza ati ibishyimbo bya desa, ambwira nshana ibishyimbo bya desa rero nta gakombe kamwe ngo yango nyongeze Mano nkongeza ndahomba utayuze simbitwara tamuteraho buke kugira ngo abone yuko utamwibye, ariko kuko utabigira buri gihe ngo ugira akamenyero. Umucuruzi w'umukristo kandi afite titre y'ubukristo, ubundi numva byari bikwiye kuba byiza, kuko byibuze abafite ubukristo ni azarindi identity ikomeye yagakwiye kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Kuki bigora? Aho bigorera ni mu kwagushaka ubutunzi. Amubwije ukuri uje kugura n'ugurisha, tubide niba avuga ati ndunguka amafaranga 1,000, ikintu akaba yarakiranguye amafaranga 5,000, ntabwo ari bukubwiza ukuri ko yakiranguye 5,000 kugira ngo azabone inyungu bitewe n'imisoro iri hanze aha n'amazu bakoreramo. Arakubwira ko yakiranguye 5,500. Ibyo bikunze kubaho kenshi. Noneho nakumvisha ko yungukaho 500, yumve ko ari amafaranga make, ubwo uzahera ko wumve ko akubwije ukuri kandi muri we nta kuri kuri. Gusa njyewe icyo mbona kugira ngo ube umukristo ucuruza ukiranuke muri byose, ntabwo nabiha umuntu wese 100%. Nkuko ntavuga ngo yenda harimo abagerageza, ariko ntabwo nabiha abantu bose 100%. Usanze ndi umumama nanjye ukora ako kazi kandi nanjye ndi umukristo ndasenga, ariko njya nicara nsaba Imana, kuko akenshi turariganya, akenshi turabeshya, usanga muri twe nta kuri kubamo. Ntabwo rero nigeze mbona yuko umukristo no gucuruza mbona ari ibintu bihabanye. Reka hari ikindi kintu cyabasha kugufasha umwizera, ari ni ibintu usanga kimwe kiri hejuru ikindi kiri hasi, kimwe kiri hejuru ikindi kiri hasi. Tubwiye ko ujye usaba Imana, nicyo gisaba Imana. Ndasenga cyane njye nk'umumama ucuruza kandi nkaba ndi n'umwizera, mba numva muri njye ntazasaza ncuruza, kuko mu gucuruza nta kuri kubamo, mbese mbona nta kuri kubamo. Icyo nicyo kintu nabonyemo, mu gucuruza nta kuri kubamo. Tubayeho dute? Ngenda shaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nkuko natwe natubaho. Tubayeho dute? Ni irihe tandukaniro mugira ubucuruzi bwanyu n'abandi? Hari benshi ubundi iyo wacinjiyemo aho ngaho niho dushobora no gutandukanira wenda n'abandi. Umuntu ashobora kuza akaguha nk'amafaranga menshi cyangwa akibagirwa kugenda utamugaruriye, ariko twebwe aho dutandukanira nabo, uri udakijijwe ashobora kuvuga ati ubu ni inyungu yanjye ngize, ariko ngewe akenshi ndanamugarura mbwira nigaruka rwose nti usize amafaranga yawe. Akenshi ni nayo mpamvu ubona dusa naho dutandukaniye n'abandi bacuruzi badakijijwe, kuko nk'umucuruzi w'akabari niba acuruje abantu abonye abanywi aba yumva yungutse, kubera ko hari abatari bugarurire. Ariko nkatwe niyo umuntu yibagiwe, ashobora gucuruza ufite abakiriya benshi akaguha amafaranga akibagirwa akagenda utamugaruriye, ariko niyo agarutse urayamusubiza, cyangwa se nawe ukanamwibutsa tugiye ntakugaruriye. Aho rwose ntabwo wavuga ngo ugiye ngo bibare mu nyungu y'amafaranga ubonye, kubera ko cyangwa se yaguhaye 5 ngo uvuge ngo mpaye 2. Aho ngaho rwose ntabwo tuba dutandukanye n'abari abacuruza badakijijwe. Izo nshingano y'umukiriya ugomba kugenda ukiranuka ahantu hose, ntabwo ari kuvuga ngo ndakiranuka kubera ko ndi mu rusengero gusa, ariko no mu bucuruzi hose uragerageza gukiranuka. None se nk'umucuruzi kandi w'umukristo, ni gute wakira abantu baje bakugana kandi bo atari abakristo n'abakiriya badakijijwe? Abakiriya badakijijwe urabona icy'ingenzi akenshi ntabwo tuvuga ngo twacuruza kwakira abakijijwe gusa, kandi burya niyo wakiriye n'umuntu udakijijwe, akenshi burya cyo tuba dukeneye no guhindura nabo badakijijwe. Hari nk'abaza batubaza wenda nk'ibintu bijyanye n'inzoga, tukababwira twebwe ko tutazicuruza kubera ko dukijijwe, cyangwa ibijyanye n'itabi twebwe ntabwo tubicuruza. Urumva akenshi rero baba batuzi, cyane cyane na quartier dukoreramo baba batuzi ko dukijijwe, tudacuruza ibyo bintu bitajyanye, ariko ntikibabuza kuza kuduhahira. Imibanire na bagenzi banyu b'abacuruzi se iroroha?
kubana nabo biroroshye kuko gucuruza ni ibintu buri muntu aba areba ikimufitiye inyungu cyane cyane, kuko ntabwo navuga ngo uriya kanaka ntakijijwe cyangwa uriya arakijijwe. Twebwe duhurira gusa mu bucuruzi, ariko biba byiza cyane cyane iyo ukorana n'abantu bakijijwe kugira ngo mube mushobora kugira ibiganiro bimwe, ariko bariya badakijijwe hari ibiganiro hari aho tutahurira, ko haba hari abacuruza nabo bacuruza nk'izo nzoga, urumva ntabwo dushobora kugirana nabo komunikasiyo, kandi twebwe tuba dukijijwe. Naho dutandukanye, baba bacuruza nk'ibintu twebwe tutemerewe gucuruza. Imibanire yacu kuko mu bintu byo gucuruza ukosa gato akubwira ngo dore bariya ni babarukore bariya ni babizera. Iyo turi kumwe rero turitwararika cyane ku buryo batatubonaho amafuti, batatubonaho amakosa, mbese tukagerageza kuberera imbuto buri muntu mbese ku giti cye. Hari abo baba badakijijwe ariko ari ba ngeso nziza bisanzwe mugakorana nta kibazo, ariko hari n'abandi bitewe n'uko ubanye n'uwo nguwo bakubona bakakugirira ishyari, b'abapagani badakijijwe, ariko naho ubundi mushobora gukorana neza nta kibazo, ariko hari n'abandi mudahuza mutakorana neza. Ni nk'imbogamizi nzihe ashobora guhura nazo umuntu ucuruza kandi akijijwe? Imbogamizi nk'umukiriya ashobora kuza ukamubwira ati ikintu kiragura ya nayo, noneho akakumvisha buryo ki wowe umuhenda kandi wamubwiza ukuri ntabyemere, urumva? Ariko iyo umubeshye nibwo yemera. Ushobora kuza nkubwira ngo inyanya naziguze 7,000 kandi koko niko naziguze, nakubwira ngo ndimo gutanga inyanya 300, ukanyumvisha buryo ki inyanya zeze, ukanyumvisha buryo ki duhenda, mbese ukazanayo ibibazo byinshi, ugasanga ndakubeshye kugira ngo nanjye ncuruze. Aho rero mbona bigoranye nyinshi. Umuntu ashobora kuza kuyigaya, yarayimara kuyigaya akigiye urabona yafite wamugira ute, ari umukirisitu mwarwana cyangwa ugasanga uramukubita. Bisaba kwihangana, ndayibagiwe cyangwa ndayazapfa baragiye kwishyura birangiye. Itizere mpamvu usanga bari mu kabari, usanga abantu barwana. Imbogamizi akenshi ubundi imbogamizi duhura nazo mu mukirisitu nta kenshi ziba zirimo, kuko mu bucuruzi bwacu nta mbogamizi zikunze kuba zirimo, kuko iyo utanga imisoro ya leta kubahiriza gahunda za leta ndumva nta yindi mbogamizi wakagombye kugira, kuko iyo winjiye muri bizinesi ugomba kubyinjiramo nyine uzi n'amategeko yabyo. Imbogamizi rero niyo wanazigira zaba ari muri rusange, ntabwo zaba ari izawe wenyine, kuko niba bavuze bati hari gahunda iyi n'iyi, naho ugomba kubibahiriza nk'abandi bose. Kuko naguha nk'urugero, kugira ngo umukristo tuvuge niba ucuruza butike harimo isukari, harimo umuceri, harimo amavuta, harimo amasabune, harimo peteroli, harimo utuntu twinshi, kugira ngo ibyo bintu byawe byo muri butike uzabashe kubibarira 10, uti muri uku kwezi naranguye ibintu bingana bityo, none nacuruje ibi, none hasigaye ibi, ngomba gutanga 10 cy'ukwezi cyangwa 10 cy'umwaka, kugira ngo bya bintu byose uzabashe kubijera ukiranukira Imana mu 10 muri umucuruzi. Ntabwo bijya byoroha. Najyaga mbona akenshi byorohera abahinzi, kugira ngo n'umuhinzi akiranukira Imana, kuko kugira ngo uzabe umukristo nyakuri nuko uba ufite no gutanga 10 mu byo wungutse cyangwa mu by'umutungo wawe ufite. Abahinzi akenshi we biraborohera kuko afata umurima we agatera imetero, iyo amaze gutera imetero akuramo imetero z'10, akazihingira umurima wazo. Wa murima imyaka asaruyemo niyo agurisha amafaranga, cyangwa nawe akayigura akayisubiza 10 akagitanga, urumva biramworohera. Ariko umucuruzi kugira ngo uzafate amangazini uyajere uyabare, ibintu bigoranye. Icyo twaharanira twebwe nk'abacuruzi nuko twakagombye kumenya ko indamu mbi nta kimara, uretse gusaba Imana tukanyurwa n'ibyaduhaye. Ibyo ucuruje ukamenya uti nimba nungutse amafaranga 500 300 ukayashimira Imana, ariko ukareka gushaka indamu z'ikirega. Ushaka byinshi ukirundanyiriza ubutunzi, kandi ubutunzi budahesheje Imana icyubahiro. Ubutunzi budahesheje Imana icyubahiro ntabwo ari ubutunzi. Tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. Tubayeho dute? Nyuma y'imyumvire yaba bakristo bakora uyu murimo w'ubucuruzi ku bijyanye n'ubukristo ndetse n'ubucuruzi niba bijyana, twegereye Pasiteri Isayi Ndayizeye, nawe agira icyo abivugaho kuri ubu bukristo ndetse n'ubucuruzi uburyo bishobora kujyana.
Murakoze cyane kumpa uyu mwanya wo kuvuga ku bijyanye n'ubucuruzi no kubihuza n'ubuzima bwa gikristo. Mu buzima busanzwe ubundi bwo nigisha abakristo kwiteza imbere bihangira imirimo, ibyo nkora mu buzima bwa buri munsi. Inshuro nyinshi rero iki ni ikintu dukunze kuganira n'abakristo. Ikintu cya mbere iyo tuvuze ubucuruzi abantu bakwiye kumva iki. Hari igihe abantu bumva gusa ko umuntu yagiye muri botike, yagiye mu iduka, yagiye muri alimentation, yagiye mu bucuruzi bw'amakara aho yaranguye ibintu akaza agacuruza. Ariko iyo tuvuze ubucuruzi ni ibintu byose abantu bakora bagamije inyungu. Umuntu yaba umuhinzi, yaba umworozi, ariko ashaka kubikora nk'ubucuruzi. Ibintu byose ukoze hari inyungu runaka ushaka kubona, ibyo bikorwa byose tubifata nk'ubucuruzi. Rero ni byiza kwibaza ese koko birashoboka ko umuntu yakora ubucuruzi ari n'umukristo, kuko dukangurira abakristo bacu kwiteza imbere, gukora bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ni byiza kwibaza yuko abantu kari benshi cyane bari mu bucuruzi, ese birashoboka? Ese ni ikintu gishoboka ko umuntu yaba umucuruzi agakomeza no kuba umukristo mwiza? Igisubizo ni yego, birashoboka. Ariko nuganira n'abantu batandukanye uzumva abantu bashobora kugira imyumvire itandukanye. Si igitangaza kuba mwe bakubwira ko bidashoboka, abandi bakubwira ngo ni ibintu bigoye cyangwa se bikomeye cyane. Ariko ugendeye ku kuri kubikorwa bya gikristo n'ubuzima bwa gikristo, nuko kuba waba umukristo ugakora n'ibikorwa by'ubucuruzi, ugakora n'ibintu ugamije kubona inyungu, ni ikintu gishoboka. Iyo bavuze ngo ntabwo bishoboka biba biva kuki? Hari impamvu nk'eshatu. Impamvu imwe ni uko nyine kuba umukristo no kubaho ubuzima bwa gikristo bisaba gukiranuka, kandi gukiranuka ni ikintu nacyo ubwacyo kigoye. Ndavuze ngo ni uko umuntu ari umucuruzi, kuko ni ukwiyemeza, ni uko hari ibintu umuntu areka, ni uko hari ibintu umuntu yigomwa, ni uko hari ibintu udakora. Rimwe na rimwe mu buzima bwa none wabona hari inyungu byagera mu ruhande runaka. Gukiranuka ni ugufata icyemezo, ni amahitamo impamvu ituma umuntu akizwa, ituma umuntu yakira Yesu Kristo, ituma umuntu ava mu bibi. Yewe hari n'igihe umuntu aba ari mu bibi binamutunze, bimubeshejeho. Umuntu ashobora kuba ari umujura, kandi ubwo bujura bumutunze. Iyo akijijwe rero yemera ko Yesu Kristo yatunga ubuzima bwe, hakagira ibyo areka. Usanga n'umuntu akora ubucuruzi bw'uburayi bwo kwicuruza, nabwo n'ubundi bucuruzi, abona ubucuruzi bubi. Rero icyo narindi kuvuga ni uko gukiranuka ni amahitamo, ni icyemezo umuntu afata, akagira ibyo yigomwa, akagira ibyo areka, akagira ibyo avamo. Rero umuntu yavuze ngo kuba umucuruzi biragoye, nuko nyine kuba umucuruzi n'umukristo bisaba kugira ibyo ureka. Niba abantu bisaba ko abantu biba imisoro, niba abantu bisaba ko biba abakiriya babo, iyo uri umukristo ibyo ngibyo urabireka. Izo nyungu nk'izo ngizo zitavuye mu gukiranuka, zitavuye mu kuri, urazireka. Si igitangaza ko wakumva abantu bakubwira ngo ubaye ikigoryi kuko waziretse. Rero cyambere nshaka kuvuga nuko guhuza ubukristo n'ubucuruzi nuko bisaba ko tugira ibyo twigomwa, kandi ko guharanira gukiranuka bisabye icyo kintu gituma tugira ibyo tureka. Indi mpamvu ya kabiri uretse ho gukiranuka bigoye nuko burya abaho n'ikinyoma cya Satani. Satani washutse Adamu na Eva wabeshye bari mu ngobyi ya Edeni. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 3, uwo niwe ujya unashuka abantu n'uyu munsi, akabasanga akababwira ko batatera imbere batibye, batatera imbere bakoze ibyo gukiranuka, batatera imbere batanze ibyo bakwiye gutanga. Akababwira ko hari ubundi buryo bundi bakoresha, akabereka abandi bantu babasize, akababwira ko hari ibindi bintu bakora no bagahita ko babafata, nubwo ibyo bintu bitabari byiza. Rero ndashaka kuvuga ko hari n'ikinyoma Satani abeshya abantu, akababwira ko gucuruza uri n'umukristo, ukaba umukristo mwiza, ukaba umukristo ukora imirimo myiza, ugakiranuka mu bucuruzi bwawe, akababwira ko bidashoboka. Ndayombye abantu bakora ubucuruzi ko icyo kinyoma bakwiye kukirwanya, kuko hari abakristo benshi babikora neza bakanabikiranukamo. Kuba umuntu byamunanira rero akwiye kwemera ko ari intege nke ziwe. Ntakwiye kuvuga ko ari ubucuruzi ubwabwo bugoye butatuma umuntu akiranuka acuruza, ahubwo akavuga ngo ngende umunyantege nkeya, Imana imfashe impa imbaraga. Ntagire ngo ni ikibazo cy'uko ari umucuruzi. Ashobora no kuba uyu munsi atari gucuruza akazakora n'ibindi bitari n'ubucuruzi, akajya no gukorera umuntu akazi, ugasanga muri ka kazi nako ari kugakiranirwamo kandi atari ubucuruzi. Kubera iki? Gukiranuka si ikibazo cy'ahantu uri, ahubwo ni ikibazo cy'icyemezo we wafashe. Si ikibazo cy'uko ukora ubucuruzi runaka, ahubwo ni ikibazo cy'uko we wagambira umutima kutaziyanduza, kutazakora ibibi. Twabona ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bagiye bagambira kutaziyanduza, nubwo bahura n'ingorane zitandukanye, ariko bagakomeza bagakiranuka, kandi bikabazaviramo umugisha. Mwabona urugero rwa ba Yosefu, ba Daniyeli, abo n'abantu batandukanye bagiye bafata ibyemezo bakavuga ngo twebwe ntabwo
tuzareka ibyo gukiranuka nubwo byabanza kukugora none, ariko nyuma iyo wafashe icyo cyemezo bikuviramo inyungu nyinshi, bikuviramo umugisha wundi. Ikindi kintu nabwo gituma abantu rimwe na rimwe bavuga ngo gukiranuka, kuba umukristo mwiza, ukagira ingeso nziza, ukera imbuto za gikristo, bakagira ngo ntibishoboka uri umucuruzi, binajyana nabo bigiraho ni bandi. Icyo kintu cya gatatu nashaka kuvuga, abantu bigira kuri bandi. Usanga hari igihe abantu bigira ku bandi nubwo baba ari abakristo. Hari ikintu dukwiye no kumenya, iyo tuvuze abantu bajya mu nsengero, ushobora kubona abantu benshi bajya mu nsengero, ko bajya mu nsengero ntibivuga ko ari abakristo. Dufite abantu bajya mu nsengero ariko bagifite imirimo ya kamere ariyo ibasa ubuzima bwabo. Hari usanga abo ngabo rero harimo n'abacuruzi, harimo n'abakora ibikorwa bindi bitandukanye. Hari usanga wa muntu nubwo agiye gucuruza, abamwigisha, abamutoza n'ibande, abamukanguye gucuruza n'ibande, ugasanga abo n'abantu bamubwira ati rero ujya gusenga ariko ukoze ukiranutse, ukoze ibintu mu buryo ubu n'ubu, ntabwo wazunguka, ntabwo wazatera imbere. Bo ni na byiza kwibaza ninde dukwiye kwigiraho. Bo nibwo nta wundi dukwiye kwigiraho. Wa mbere ni Kristo, niwe mwigisha. Ese Kristo atwigisha iki? Kristo atwigisha gukiranuka, nibyo adutoza, kandi ntabwo umwigiyeho wavuga ngo gucuruza ntabwo bishoboka ko wabibangikanya n'ubukristo. Tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. Tubayeho dute? Aha Pasiteri Izayi yagize n'icyo avuga ku bacuruzi bavuga ko zimwe mu mbogamizi zibagora harimo no gutanga icya 10. Abereka uburyo bishobora kuba byoroshye gutanga icya 10 ucuruza. Buriya ubundi bwo umucuruzi wese bishobora guterwa n'ibintu umuntu acuruza, ariko ubwo umucuruzi wese yarakwiye kuba afite uburyo abara ibyo acuruza. Hari naho abantu bakeneye kugira n'andi mahugurwa yo kumenya uburyo abasha kumenya ibyo arangura n'ibyo acuruje. Hari usanga nyine abantu bacuruza mu buryo gusa buraho, utamubaza ngo baranguye ibiki, waranguje angahe, waje ikintu gishakenda kaza. Ariko buriya dukwiye abantu kwinjira mu gukora ibintu kandi mu kubikora neza. Ese wakibaza uyu muntu we, ese we ajya amenya niba yunguka niba homba? Wumva aho ngaho rero ni n'ibintu dukwiye gukangurira abantu. Hariho ahantu henshi hatandukanye wagenda ukihugura mu bucuruzi bwawe ku buryo asha kumenya. Buriya igiteye impungenge si no kuvuga ngo ese uyu muntu abara icya 10 gute, se we abara gute niba yunguka? Kuko icya 10 dukwiye kugitanga ku byo twungutse, kandi nta muntu ukwiye gucuruza atamenya niba ari kunguka cyangwa niba ari guhomba. Ese we ajya amenya ko yungutse? Niba amenye ko yungutse, nawe ajya atanga icya 10 ashingiye ku bwo buryo yungutse. Ahubwo ikibazo tubasha kubaho ni ikihe? Nuko we aba yunguka, akaba bizi ko yunguka, kandi avuga ko kubara icya 10 bigoye. Ntabwo bigoye. Niba abasha kubara inyungu akabimenye, no kubara icya 10 yabishobora. Tubayeho dute? Ngenda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho. Tubayeho dute? Kugira ngo ubashe gucuruza neza, nanone kandi aha Pasiteri Izayi arerekana ibintu byangombwa byo kwitabwaho kugira ngo ubashe kugera ku bucuruzi bwiza kandi bugaragaramo ubukristo. Ndashaka kubwira abakristo bakora ubucuruzi, yewe n'abandi bantu bifuza kujya mu bucuruzi butandukanye kandi ari abakristo, ibintu bakwiye kwitaho. Ikintu cya mbere nshaka kubabwira nuko igihe cyose ugiye kujya mu bucuruzi, kugira ngo bizagushobokere ko ubukora uri n'umukristo mwiza, cyambere nuko umenya ko mu bucuruzi ukwiye kubaha Imana. Kubera iki dukwiye kubaha Imana? Nuko na cya gishoro ujyanye, bya bindi ugiye gukora ukwiye kuzirikana ko burya bivuye ku Mana. Hari igihe usenga, ugasenga ushaka igishoro, ugasenga ushaka uburyo watangira ubucuruzi, wamara kubona umugisha Imana iguhaye, uwo mugisha utangiye kwinjira muri bwa bucuruzi, ntumenye ko bya bindi utangiriyeho Imana biguhaye. Cyambere dukwiye kumenya nuko uyu murimo w'ubucuruzi dukora ni umurimo uvuye ku Mana, ni umurimo Imana iduhaye. Imana iduhaye, mbega tuba turi abakozi b'Imana hahandi twagiye gukorera ubucuruzi. Ikindi kijyanye nuko kuyubaha, nuko dukwiye kumenya ko bwa bucuruzi nubwo abuvuye ku Mana, ariko nabwo tugiye kubukora ku bwayo. Niba umuntu afite boutique acururiza, akwiye kumva ko muri ya boutique ni Imana yimuhaye, Imana yimushyizemo, kandi hariya n'ahantu Imana imushyize ngo ayikorere. Ushatse kubivuga neza, hari igihe bagira ngo bakoze Imana n'abapastori gusa tuba turi hariya ku ruhimbi tubwiriza, ariko n'uwa mucuruzi ucuruza hariya, uri ucuruza amakara hariya, uriya ucuruza ubuconjo, akwiye kumva nk'ahantu n'Imana ihanshyize, kandi ubundi hano ndi umukozi wayo, ngiye kuyikorera. Akumva ko bya bintu afite ni Imana ibimuhaye, ni Imana imuhaye uwo mugisha ngo akore ibyo, kandi akumva ko wa murimo w'ubucuruzi agiye gukora ni umurimo w'Imana, kuko turaba Imana yaremye muri Kristo Yesu, iduha imirimo myiza ngo tuyikore, tuyigenderemo. Iyo waba umucuruzi rero kumva ko ubucuruzi ukora ari Imana ibuguhaye, kandi ugiye kubikora ku bw'icubahiro cy'Imana, icyo gihe shobuja umukoresha wawe mukuru ni Kristo.
niba we shobuja rero ntabwo yagutumye kumwibira. Nujya gukora ibintu uzibaza niba ibyo bintu shobuja yabishima. Ikosa tujya dukora nuko ari igihe tujya ngo byavuye mu mbaraga zacu gusa ntitumenye ko ari Imana yabiduhaye. Wabigiramo rero ugatangira gushaka uburyo wabigira byinshi nk'aho ari ibyawe, nyamara si byo, kuko n'ubundi ntiwabizanye mu isi uzanabisiga. Hari Imana yabiguhaye rero. Mu gihe cyose uri mu bucuruzi uri kumva ko umurimo ukora w'ubucuruzi ni Imana ibiguhaye ibyo ugiye gukora, kandi uri kubikora ari Imana ubikorera. Ibyo bikwiye kukuganisha kandi mu kwigirira icyizere. Abantu kenshi batangira gukora amanyanga mu bucuruzi, za maguye zitandukanye, uburyarya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki? Kubwo kutizera Imana, kubwo kutumva ko Imana yabagejeje kuri ibyo ngibyo ari izabageza no ku bindi. Kenshi iyo umuntu akora areba ku by'Imana imugejejeho, areba aho imuvanye n'aho imugejeje, mu byo akora byose yumva afite ishimwe ashimira Imana. Ariko hari igihe usanga abantu aho gukora bafite ishimwe ry'uko hari aho Imana yabavanye, hari n'aho Imana ibagejeje, ugasanga igihe cyose aho umutima wabo uri, umutima wabo uri ku byo batarageraho gusa. Ibyo bigatuma bumva baca mu nzira izo arizo zose ngo bagiye ku byo batarageraho. Ariko dukwiye no kubanza kumva ko muri twe muri bwa bucuruzi dushimira Imana. Ubwo uzasanga hari igihe umuntu yaratangiye acuruza ibihumbi 100 akanezeza Imana, yakunguka agatanga icya 10 akumva afite ishimwe ry'uko Imana imufashije, ariko ugasanga amaze kugira miliyoni 5, ugasanga ikibazo afite bumva aribwo yasubiye inyuma, agatangira kwambura abantu, agatangira kunyereza ibintu, agatangira kwanga gutanga imisoro. Kubera iki? Agashaka miliyoni 20 mu mwaka umwe. Rero dukwiye kumenya ngo ubucuruzi dukora Imana irashaka ko tuyubaha kandi tuyubahisha muri bwa bucuruzi, kuko buvuye kuri yo, ni Imana idushyize kandi tukayigira icyizere. Ikindi nuko dukwiye kumenya ko turi bisonga, turi abantu babikijwe ibintu n'Imana, kandi Imana izatubaza. Kuri igisonga nuko hari shobuja. Databuja rero ni Imana, ni Kristo. Uyu databuja rero azanatubaza uburyo twakoze ibyo twakoze, uburyo twabimukoreshejemo, ibyo ngibyo azabitubaza. Ikindi adusaba, n'ijambo ry'Imana ridusaba, ni ukuba inyangamugayo mu bucuruzi. Bisaba uwo mutima w'ubunyangamugayo. Ikindi nabwo ntabwo kuvuga gukora ubucuruzi n'umukristo bisaba no gufata neza abantu. Ijambo rimaze kumenyerwa rya customer care, gufata neza abantu bakugana. Abantu bakugana ukwiye kubafata neza, ukumva ko n'abantu Imana iguhaye, n'abantu b'Imana, ni nabo Imana ikoresha kugira ngo ikuzamure, nibo bakugurira, nibo baguteza imbere. Ukwiye kubafata neza, ukwiye kububaha. Kubafata neza rero nibyo binakubiyemo no kubaha ibikwiriye, ukabahera igihe kandi ukabaha ibintu byiza. Hari igihe umuntu akwiba akabazi kakwibye akagusonderwa, ubwo umuntu ngo nagiye kukudodera ugasanga yabidoze nabi kandi nawe abizi ko akudodeye nabi. Ubwo no kuba ubunyangamugayo ni no kudafata neza abantu bakugana. Rero kuba uri umucuruzi n'umukristo ni ibintu bishoboka, ariko abakristo dukwiye kubyitoza. Ahubwo dukwiye kumenya ngo no mu bucuruzi Imana yashyizemo niho ndi kwitoreza, niho ndi kwitegurira, niho ndi gukora imirimo y'Imana, niho ndi kwerekanira ubuhamya bwanjye, niho ndi kwerekanira gukizwa kwanjye. Kandi nyuma y'ubucuruzi ndi gukora mu isi hari ubundi buzima tuzajyamo. Muri ubwo buzima rero hazaba habakiranutse, bagorerwa nk'abakiranutse. Nta muntu uzavuga ngo ngiye byarananiye kuko nacuruzaga. Oya, kuko hazaba hari n'abandi benshi cyane babikoze neza kandi baracuruje. Rero nabwira abakristo ngo ducuruze, kandi mbifuriza umugisha wo gucuruza neza no kunguka, ariko nababwira ngo ubucuruzi bwacu mureke bwubahisha Imana, kandi tunazi ngo nyuma y'uyu murimo dukora turi hano mu isi hari iherezo tuzagira. Ducuruze ariko tunibaza ngo ese amaherezo yacu azaba yahe? Ese kuri wa munsi impanda nivuga Yesu naza azatubwira ngo murabagaragu beza, mwabikoze mu gukiranuka, mwakire mugororerwe mujye munezi wa databuja. Tumenye ngo uwo munsi impamvu yo kuvuga ngo byari bikomeye ntabwo tuzayivuga. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bazahamya bavuge ngo nubwo twahuye n'ibintu bitandukanye ariko twari twaritse kuko twashaka ubugingo, twarakiranutse. Ndabashimiye cyane rero. Nabwira abantu twahamariwe gukora, nkomeza kubwira abantu batangiye kwinjira mu bucuruzi abakristo, mbabwira ngo rwose mukomeze mubikore neza, ni ibikorwa byiza, ariko nkomeza no kubabwira ngo mureke rwose tubikore nk'abakristo, tugire itandukaniro hagati y'ababikora badakijijwe natwe, kuko twebwe tuzi ngo nubwo tubikora ni n'umurimo w'Imana turi gukora. Yesu abahe umugisha. Nshuti mwari mudukurikiranye, mwakoze. Naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Joseline Uwimbabazi.
tubayeho dute nta kintu kinejeje rwose twarumiwe mbese ni ukubura ukubaho naho ubundi tuba twaraniyahuye oya ntukabeshye nawe tubayeho mu mutekano maze rero nubahaye inka sigaye rwose ayitunga ntawe umwiruka inyuma ngo azatanga ibarati n'ibiki byose mwana we genda ndashaka kumenya niba aho mu mujyi mvuga babaho nk'uko natwe natubaho tubayeho dute tubayeho dute ni ikiganiro cya Life Radio 96 FM.